izira byinshi ariko irambwira ngo nje guhumanura igihugu igiye kugaruka. Haleluya. Gukoma mu mashyi uzuko ikagiye guhumanura wenda basangira gukoresha mu guhumanura. Amen. Mana arambwiye ngo ibutsa abanyarwanda noneho si itorero gusa n'abanyarwanda kazi. Yesu ashimwe. Ibutsa abanyarwanda ubuhiri burimo imisumari. Ibutsa abanyarwanda imipanga. Ibutsa abanyarwanda imihoro n'amacumu n'ibisongo. Ibutsa abanyarwanda bicukurira inzobo bakabahamba ari bazima. Ibutsa abagore baheka abana bagahungira mu bihugu bidukikije cyane cyane cyako. Umuntu akagenda akibagirwa ko anahetse umwana 9 kageraho umwana mupfira mu mugongo nyina atabizi. Ibutsa abantu banywa amazi imigezi za Nyabarongo harimo intumbi za Sebeye harimo intumbi hatemba amaraso kandi abantu bakayabura. Ibutsa abantu bageze muri Kongo ikiyaga cyaho barerura intumbi hejuru zirerera n'amabyi bakavuma ayo mazi bamwe bakayanywa akabatera za korera na za macinya. Abantu bagapfa bagerekeranye bakajya babatendeka ku mihanda nk'amasiteri. Nta maboko yashoboraga gucukura imva ya buri wese ngo aboneke. Abantu bahambwa bacukuriwe n'amamashini bagahambwa bagerekeranije. Irambwira ngo nibutsa abanyarwanda barokotse bafite ubwenge babonyesheje amaso ibyo bintu. Yambaza ngo gende mbabaze ngo bageze bakorera Imana. Kabiri, Yesu ashimwe. Bibuka abantu bapfuye bari bahari icyo gihe harimo abagore beza b'uburanga n'abakobwa beza. Harimo abasore beza b'uburanga. Harimo abantu bafite ubutunzi bufatika. Harimo abantu bagira umutima mwiza cyane. Ariko Imana iremera barapfa. Kandi hagasigara ndetse inkozi z'ibibi. Imana irambwira ngo nibutsa abantu barokotse icyo gihe ari utwana. Ikaturera tugakura ikadushingira. Ikabaha kubyara no guheka. Bamwe ikabaha amasambu. Ikabaha ibintu byose. Abandi bakiga ikabajyana mu mashuri. Ikabashyira mu mabiro. Ikabaha kujya kwa muganga kuvura. Abandi ikabajyana mu nkiko mu bucamanza. Kandi ikabajyana mu kazi ka leta mu buyobozi. Kandi ikabagira abashumba bungera ibimikumbi w'intama zayo. Imana irangije irambaza ngo bambazirize ngo bageze he bakora bakoze iki. Irambwira ngo nta kindi banyituye uretse gusambana no kumena amaraso atariho urubanza, kurya imfubyi n'abapfakazi, kuruca imanza zibera bakarenganya indushyi n'abatagira shinge na rugero. Imana irambwira ngo ngarutse muri iki gihugu cy'u Rwanda gusura abanyarwanda. Ubwo nje gusura abanyarwanda isi yose igiye kumenya ko nasuye u Rwanda. Ibigiye kubera muri iki gihugu bizandikishwa ikaramu y'icyuma. Hanyuma kera abana bazajya babyigishwa mu mashuri byabaye. Muraho. Irambwira ngo utubande tugiye gukoma mu mashyi imisozi igiye kubyina. Abaririmbyi igiye kubaha ikiruhuko. Imana igiye kwizanira korali mutigeze mubona izi kuririmba neza. Muraho. Yesu ashimwe. Amen. Imana irambwira ngo mbwira abagabo n'abasore bo yaringingiye gukorera Imana n'umutima wabo imitima yabo yerekeza ku mafaranga. Irambwira ngo kwambara neza bigezweho, tunga amazu n'amamodoka bigezweho, kugira amafaranga kuri konte bigezweho. Ariko irambwira ngo imbere byose bigiye guta agaciro, aho umuntu agiye kujya agenda ahura n'amafaranga mu nzira akabura imbaraga zo kuyatora. Irambwira ngo yavuze guma mu rugo ntacyo yatumariye mu bitekerezo no mu guhinduka. Iravuga ngo nanone izanye icyo bita guma mu nzu. Imana yerekanye no ryonyine gusa abantu barasakuza. Igiye kwerekana ikiringe cyabo. Muraho. Yesu ashimwe. Irambwira ngo yirukanye inkote 3 muri iki gihugu. Batende amahirwe. Muri Egiputa ntihanyuzura ibyago 10 ariko twebwe dukozeho ikimenyane ni 3 gusa. Igiye kwatambukana inzara. Igiye gutambukana ibyorezo, indwara mutigeze mubona ndetse n'inkota ije bishoreye. Irambwira inuma ku bagore n'abakobwa muri kwiyambika ubusa mwambara ubupantaro amanini ntacyo bitwaye. Abigisha bikigihe bari kubashaka mutuntu indamu bakababwira ko iby'Imana itabireba. Ibuzwa n'iki? Ibuzwa n'iki? Ngikireba n'umutima.
ariko umuntu iyo asambanye n'umutima uba wasambanye wonyine kikibiri uwishe mugenzi wese yo abandika ibibero nimwandike vuba vuba Imana ije kubanurira abantu bari muri ona batanga n'inama za ona irambwira ngo dore Uwiteka arurutse aje guhorera gutaka kw'imirya kwageza hera kindi ntabwo ngiye muri message niyerekwa rya unapone ibintu bigiye cyancitse Imana irambwira ngo mbwire abahanuzi abakozi b'Imana umuntu wese watinyutse kuvuga mu izina ry'Uwiteka ngo iravuze kandi itavuze ugahabanda amasezerano ngo wiyaranje usohoze ibyo wabasezeranyije wiyaranje niba ari umuntu wabwiye igipangu kimuguriye wiyaranje niba ari imodoka wemeye uyimushyikirize umuntu wese wahangaye kuvuga mu izina ry'uyu mugabo naho niba atari igiye gukubita igiti mu gahanga bamwe barapfuna ubwonko muraho abenshi bicaranye amasezerano atateze kuzasohora abenshi bari gushyeshyemba irambwira ngo mukure imitima yanyu ku by'isi mushaka ubwami bw'ijuru mwiyambure byose cya kabiri Satani yohereje ingabo z'abadayimoni ziri gutera abantu mu mitima urushinge rwitwa ikinya abantu bari gufata amadeni kandi yakwamura ahantu ku mutima ntumurye yahura n'umuntu ati Imana imbabarire kutishyura amadeni akumva arishyushye birarangiye mwibuke Yesu avuga ngo nujya no gutura n'ituro ukibuka ko ari umuntu mugiye mufite icyo mupfa ubanza ugende wikiranure nawe ubona uza n'amaturo yego ubona uza n'icya-10 ariko abanje kwikiranura yemwe umwuka w'amadeni mbere y'intambara Imana yigeze kubivugaho nibi by'amashyirahamwe n'utu tuntu twose tw'amashyirahamwe ibivugaho uburyo Satani ateje umwuka w'amadeni no kubwira abantu ngo bishyirahamwe bajya gufata amafaranga no mu mabanki iravuga ngo utwo n'utugozi tuzazirikwa ku maguru y'abagenzi icyo gihe haduka ikorasi ivuga ngo Satani aranyanyagiza mwirinde gutoragura muraho irambwira ngo abantu benshi bagiye kurimbuka bazize ikintu cyitwa amadeni kubw'icyo niba udashoboye no kwishyura sanga ubereyemo umwenda umusaba imbabazi ko Imana iri kumbwira ngo nirukange vuba muri iki gihugu aho mwandagira hose niba ubutumwa mbuvuge mwikure n'ikintu cyo gufata amadeni emera uburari ariko wikwirwanirira muri kumurwanya arahari kera barukora umuntu yashoboraga no kuburara 3 afite abana Imana ikaba yahakura umuntu uhehe ikana arange no mu kindi gihugu akaza akaguhahira ariko ubu tuzi kwirwanirira tuzi kwambura ubu hari umuntu utakandagira muri quartier runaka kubera amadeni yahafashe muri butike kubera abantu yagiye yambura kandi rimwe rimwe ugasanga bene ibyo bintu bifatana Bibiliya bikabeshya muraho igarukire ako tukarenge Yesu yaravuze ngo ijisho rishaka kugucumuza ni Yesu wabivuze ntabwo ari Paulo ntabwo ari Petero yaravuze nyirubwite ngo nirishaka kugucumuza uzanogora ujugunye aravuga ngo ukoko ni gushaka kugucumuza uzashyiraho nyine umupangu uteme ngo icyaruta nuko mu bugingo wagera nayo urugingo rumwe aho kugira ngo urugingo rumwe rurimbuze izindi niba ari urugingo rugiye kubuza abantu benshi ijuru igitsina gore urugingo rwitwa umusatsi rugiye kutubuza ijuru ariko burya washyiraho ipanga umusatsi ukawukuraho aho kugira ngo umubiri igice cyose gihimba ubugingo bwose umanuke muri Gihoma muraho impande ivuze wasabuka ijuru uri nyina w'abarastamene n'amadirede ku mutwe niyamure byose ibibaremerera amen ikindi nsozerejeho hanyuma ushaka ingingo yitwa imirimo ibarengera biteye isoni ku mwaka watangira ukarenda usoza utageze kwa muganga Yesu aryamye mu bitaro akakubura nta n'umuneke w'ijana ujyanyeyo uri umusore inkumi zaragukuraguye ibyinyo n'ibijigo bikabirandagura Yesu umusore bwawe ukawurinze bwo mu busore ukaba umugabo Yesu atarakuryaho n'irindazi nibuze mujye muri gerezo ugira abantu gurira irindazi mutaziranye uzabyibutse Imana mushaka ingingo yitwa imirimo ko warwaye ukagera kwa muganga uretse kubeshya ntabwo wize ubu nta bantu barwariye baturutse wenda na za cyangwa kuzakiwe batagira bene wabo babageraho ubu nta bantu barwariyeyo ari mu bitaro baryamye za kibagabaga koko atagira umusura mwabagore mwe ko mwabyaye ko muzi inzara yo mu rubyeyi koko
ubu nta bagore baryamye za muhima babyaye babuze n'amazi byibuze none we kuba byaye bakaguha igikoma watanze iki mu ijuru ndetse ukanakinemba gusa cyaguteye ikirungo ayi barabazi kwirya nigizeyo cyane ikirungo igitoki cyo kumva nakongera kugikora mushaka ingingo yitwa imbere kuri Yorodani imirimo nigiye kubavugira mutagishoboye gusenga yemwe musenge mwihana ibyaha ngiye guhamagara rero umuntu uri hano utarakizwa utaragera mu mazi menshi arahari ngashyira ikiganza hejuru nze kumusengera urahari abo ndabasengera nyuma muraza nyuma ndashaka umuntu wasambanye hamwe n'uwikinishije yego wagiye mu bapfumu aje hano musengera uwanyoye kubisindisha cyangwa ukabisengerera abantu bene wanyu baje kugusura ukajya kugura za byeri cyangwa za sikoro cyangwa iki uze hano dusenge yemwe ushaka ubwami bw'ijuru ariko ngende ijwi ry'urangurura mu butayu uwakuyemo inda ntasigare nawe asi uwumva akwiriye kureka ibi bintu by'ibisuko ibi bintu by'amaproduwi biri kwaduka ibintu by'inzaduka ukumva nawe ukwiriye kwihereza Imana nk'umuzuko mushaka Uwiteka bigisho Imana yantumye kuri Kadirake 2012 mereza ikimenyetso ko ndiho umwuka w'Imana ko ntatinya indaya ziri muri buwate niba ndaratinya indaya ndatinya abantu bari mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli abumva bakwiriye kureka amaverine